aho hantu duhagaze ni habi hateganye naho bari abantu bari kandi ngira ngo aba bamanuka ne mu venture bivuga rero ko barasari mu kigo oya ari hariya hasi ntabwo mubonye n'uyu bamanuka basanga wa wundi wamanutse yikurunga niwe wabarasaga ari hano kuri muri kino gihuru ikigaragara baje kureba rero niba bamuhamije ariko ntabwo yongeye kurasa ayo masasa asigaye ruguru noneho hano hepfo ntabwo barasa hari abo ukibona twabona ariko ntabwo bakiri kurasa dore ngo uriya wa wundi barasaga bamugezeho ariko ntabwo yapfuye Nyabu na Benjamin aho hantu uri bashyizeyo umutwe na kamera icyarimwe ko mbona nabyo bigiye kuba nk'ibyaro ubushize se kandi inzu duhagazeho cya gisasu niyo cyashakaga kurasa nubwo babijimije uhishe kuri aka kazi ateganye natwe umurasa araturasa w'agacwe urumva ko zihinduye amajwi warasaga wa mbere si urashuha wamubonye singabuze yego bafate garara iyi ni venture imanutse mu musozi bamukuyeyo fata neza urebe ko umubona ni muzima bamurashe bamukuye nk'uwapfuye dore ngo bakuyeho imyenda barayijugunya ngira ngo bamurashe cyagiye yamanukaga oya bamugezeho riga bari bamwegereye nyuma gusaka ibintu bye barimo barasaka mu gikapu ikigaragara iyo ngundi ivuga ni iyabo none se ko basaka bahagaze batuje nkaho nta ntambara iri haruguru yabo bavuyeyo baragiye apfuye kareo kanyago niwe wari ufite ya mbunda yasakuzaga cyane baturutse ruguru yirukanka bamwirukankanye yari abacitse tureba aho berekera nibasubira ruguru mu kigo biraba bivuga ko aribo bari mu kigo ni hakurya hano mu Rwanda hari umugezi se nturimo hasi umugezi uri hasi ntabwo wapfa kuwubona aha ni kuri boda kandi cya gisasu barasheje hano bajimije cyashaka kurasa iyi nzu ya boda nshyashya barimo kubaka basubiye ruguru hariya barasiye umuntu ariko aguyeho n'ikintu ntabwo wakibonye nakibonye bamanutse kureba n'ikira
ufashe imbunda ye si yatoraguye imbunda yari iri hano hirya ahubwo ari kureba ko nta wundi urimo hariya ngira ngo guhiga mu bihuru ikibazo uyu munsi inzu nikinzeho niyo barasheho ubushize niyo barimo gushaka kurasa bari gufotora kiriya cyapa cya hariya kiriya kugira ngo barebe aho bamuratse aho bageze bafite ariko ibintu barimo gushakamo hano basubiye mu kigo ariko baracyahagaze aka gafuka nta kuriya muntu yari afite sinavuga ngo bafite ibintu barimo gutoragura abasirikare bari bafite singibi ibintu bifite agafuka uramureba si ibintu wa mugabo wa musirikare yari yahoze agafite basubiyeyo ko bateye imbunda ireba hano yayindi y'akaguru bararyana bivuga rero ko hano iyi mbunda harya bayita bati yayindi ifite amaguru ahagaze ikigaragara ni uko bashobora hari abantu bihishamo hariya hasi hari abantu bari hano hasi mu gishanga bagumisheho turebe ese baba bihishemo bagaragara kuriya nyine abari hasi batinya kurasa kugira ngo batababona ariko ikigaragara barabizi ko hari abari mu dore bashinze imbunda iriya mbunda irarasa hasi hano cyangwa yarasa no mu Rwanda ese hari hasi si mu Rwanda oya haciyemo umugezi gusa nyine bari hakurya muri Congo dore mu murima ruguru benshi hamanutse abandi ndi kubona hano hari abari reba abo ngabo ndabareba ariko ndimo ndareba abandi ruguru ngabo baramanuka mu murima biruka ngabo baza ku kapa haruguru ya kapa uracyakareba uyu ni wandi uzamukanya agafuka ariko hari bagenzi be bamanutse ababiri komeza urebe uriya w'imbunda turebe niba arasa yarashe dore ngabo bariya yararashe ararashe bari mu gishanga FARDC yagungiye hano hasi mu mazi baragiye ikigaragara barabarashe ararashe barimo hano hasi ubusa bagiyemo hariya hasi ni ukuvuga ngo hejuru yaho harimo 23 kwambuka amazi Rusizi se bwo umuntu yayambuka n'amaguru ahubwo igihari ni uko wenda buriya mu kigo kiriya cya gisirikare bamaze kuhafata mu 23 yafashe ikigo noneho abahunze bahungiye hano hepfo mu mazi aba bahungiye muri uyu mugezi se wa Rusizi urabona benja ntabwo ugaragara urabona ko bamaze kuba benshi n'abandi bamanutse barahageze barimo hano hasi hano mu bigori niba ari ibigori imbunda ariko iri mu kigo ntabwo ari iyabo n'iriya bafite iya yindi bateye amaguru dore irashisha nguyu mugenzi we araje bihishe muri aka kantu hajya utu duti ntibagiye ukuntu bita tuba hejuru y'amazi ndebe ko hari uwo nabona ntawe muri hano aho barimo kurasa se ntawe mu gihuru nta muntu ugaragara uretse hakurya n'iki ndeba hano gutya hasa nk'aho ari akarima zuminga gato nta kintu kirimo ni igiti ni igiti
ndabona ntabagaragara ariko baba babonye ko barimo